yansize aho twasanze umwana, ngewe naragenda mugaragura mukuraho ishuka, nasanze bamaze kumworosa, mukuraho ishuka ndamureba mu kiganza, nzamura agapira ndeba mu nda, ndamureba hose mu maso, aho yakomeretse nkahakoraho, muryamaho mushiraho umusaya wanjye, ariko papa we yari yamaze kujya hanze. Nabonye isomo ry'ubuzima rero. Bimaze kuba baduhamagaye nimugoroba ku wa gatanu, baratubwira ati umwana yaguye, nkuko directeur yari amaze kubivuga. Bari barimo gukina basket, barakina mu mugoroba, bavuze ngo bagiye muri dortoir, bagiye kujya gukaraba ngo bajye muri etide. Hageze ahantu gatoya umwana ndagusuje mukunzi wacu, ari nako nanaguha ikaze. Iyi ni KN Radio, ishakira urukumbi ry'amakuru yizewe mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Ni inkuru ibabaje, ni inkuru yica mugongo, ni inkuru kuyivuga biragoye kuko ni inkuru ikomeje kubabaza abagiye batandukanye bitewe n'urupfu umwana yapfuye. Urupfu rubabaje ubwo yari avuye muri siporo gukina basket, ariko ubwo bari bavuye barimo barerekeza aho barara cyangwa aho bogera muri dorotwari, umwana yikubita hasi ahita abura ubuzima. Byashenguye abanyarwanda bose, byashenguye umuryango w'uyu mwana, nibikomeje rero kugenda bigarukwaho na benshi hirya no hino mu gihugu cy'u Rwanda. Ibi byose ndetse n'ibindi bibazo byose uri muribaza nibyo tuje kubaramburira mu makuru yacu y'uyu munsi. Icyo tugusabye, niba ari ubwa mbere dusuye, jya munsi y'iyi nkuru urabona ijambo subscribe cyangwa sabone, utukandaho nakazugira kaza nako nugasige nako tugakandaho. Icyo gihe uzabushimangiye yuko ugiye kujya ubu wa mbere mu kubona amakuru meza ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Reka nongere mbaye ikaze bakunzi ba KN Radio, aho tubagezaho amakuru abarimo aragenda avugirwa mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Abantu benshi bagiye batandukanye bakomeza bibaza mu magambo yabo bagira bati ese Mana kubera iki agahinda kajeho, ese kubera iki abantu bababara, ese kubera iki urupfu rwo rwaje, ati kubera iki umuntu apfa, yaba umuntu wese atapfaga akiberaho ubudapfa. Ibyo nibyo abanyarwanda bose cyangwa abatuye isi bose bagenda bibaza, kuko urupfu ni ikintu kibabaza cyane. Ibi rero tubivuze nyuma y'uko umwana mwiza cyangwa umwana w'umuhungu mwiza cyane, umwana muto, umwana wari kuzagera ku bintu byinshi, umwana rero yaje gutungura cyangwa yaje gutungura abanyarwanda bose ubwo bayikubitaga hasi. Ubwo yaravuye muri siporo bamujyana kwa muganga, cyangwa bamujyana kwa muganga bakabona ko uwo mwana nagarurira afite ko ashobora kuva mu buzima agahita. Ibyo rero nibikomeje kugenda bibabaza abanyarwanda ndetse n'abantu bose bagiye batandukanye bitewe n'ukuntu uwo mwana yapfuye, kandi apfa urupfu rutunguranye. Na n'ubu ntabwo harapfa kumenyekana ikintu cyaba cyishe uyu mwana, kuko ababyeyi b'uyu muryango amarira ni menshi. Abandi abarezi barereraga kuri iki kigo nabo amarira ni menshi. Uyu mwana rero nk'ibisanzwe witwa Gahirwa, yigaga ku kigo giherereye mu karere ka Muhanga. Ubwo rero yari avuye muri siporo yaje kwikubita hasi, abana bari kumwe barirukanka, abandi nabo bamujyana mu kigo baramuryamisha, ariko nyine bamugejeje kwa muganga umwana ahita abura ubuzima. Ibi rero by'urupfu rw'unyakwigendera, kumuherekeza byinshi kuri we byatangajwe nabo mu muryango we. Nibyo rero tugiye kubagezaho kugira ngo mukurikirane mwumve ukuntu uyu mwana ukuntu yapfuye n'ukuntu akomeje kubabaza benshi bagiye batandukanye. Yesu ashimwe. Yesu ashimwe.
turashima Imana cyane kubw'uyu munsi. Ndatekereza ko biraryoshye kubibona mu by'ukuri, kumva ngo abantu bangana gutya Zion yuzuye kubera Armstrong. Ni ubukwe bwiwe bwa nyuma nk'uko twabyise twebwe, kuko n'ubundi ndabizi ko ubukwe bwe bwari gutahwa n'abarutaba ngaba, nk'uko nanjye ubwanjye bwatashwe n'abarutaba. Imfura yanjye rero numvaga ko agomba kuzagira ubukwe burenze. Yesu ashimwe cyane. Muri uyu mwanya rero twavuze amakuru menshi ubutumwa témoignage twatanze, wenda muraza kubikurikirana. Ubuzima bwiwe twarabuvuze nubwo wenda butari burebure cyane, ariko mu myaka 12 yatweretse imbuto nkuko tuzisoma muri Bibiliya. Yatweretse imbuto z'umwuka. Yagiraga urukundo, yagiraga ibyishimo, yagiraga ubugwaneza, yagiraga ubuntu, yagiraga kwihangana, yagiraga uko zingana ko ari 9 yari azifite. Bivuga ko yari yujuje kondisiyo zose z'umukristo. Yesu ashimwe cyane. Twamubyaye tumukeneye, twamaze nk'amezi ngira ngo 8 mama abona gusama. Nyuma yaho tumvaga dufite amatsiko, numvaga mfite amatsiko yo kubona imfura yanjye nk'uko mama cyangwa se papa bankunda. Numvaga nanjye ese urukundo rwanjye ruzaba ku mfura ruzaba rumeze gute. Araza aje rero turumumariraho ibintu byose byari Armstrong. Yakoraga anniversaire ngira ngo buri kwezi, kubera ko yaraje akenewe. Akora ibyo yagombaga gukora mu gihe cyiwe, atubera umwana mwiza, akora yigisha barumuna be. Ko nakundaga kumubwira ati rero wowe ni wowe mfura, niwitwara nabi barumuna bawe bazitwara nabi. Agakora ibishoboka byose kugira ngo ntaza kumubwira ati biriya murumuna wawe yakoze nuko ari wowe yagize gute yarebeyeho. Akitwararika, akaba umugabo n'ubusanzwe. Ntiyagiraga, yarasetsaga gahoro ariko atasakuza cyane. Murumuna we mwabonye aha ngaha iyo yabuze mu rugo twese tuba twahangayitse. Uko mumubona agira gutya n'ahandi hose no ku ishuri, ni umuntu ni nk'umukomediye niko navuga. Ahora asetsa abantu ahantu hose ari, ariko Armstrong agasetsa yitonze acishije makeya. Ibyo rero byaranze ubuzima bwe. Kuvuga ngo gukundana na mama we namwe murambizi, ni nkuko nanjye nkundana na mama kubera ko ndi imfura yiwe, namwe nuko mwese. Byageze aho birenga urugero, noneho imfura, umwuzukuru noneho wa bishop w'imfura, ibyo byari ibindi. Araza kubyivugira we na mama, ni birebire. Urukundo rwabo byari ibitangaza. Bashangazi banjye baribo ba nyirakuru, barumuna banjye, abavandimwe, umuryango. Niwe muntu urumva abana bakiri abamarayika ntabwo bita ngo wenda ngo hari amakimbirane yabaye mu miryango ngo hari ibiki. Iwe umuntu wese amubona ko ari mwiza, agafata telefone akabatereka mpamagare kanaka musuhuze, kuko abona wese ko ari mwiza. Ibyo rero mu by'ukuri twashimye Imana ko yatubereye urugero rwiza kandi ari somo ryiza ku buzima bwacu. Hari muramu wanjye twavuganaga nijoro, kubera communication zidakunda ko arambwira ati reka nkubwize ukuri, ati nubwo tutajya tuvugana kenshi, ariko nyuma y'urupfu rwa Armstrong mumbabarire tujye tuvugana umunsi ku wundi, kuko nize nabonye isomo ry'ubuzima. Rero bimaze kuba baduhamagaye nimugoroba ku wa gatanu, baratubwira ati umwana yaguye. Nkuko directeur yari amaze kubivuga, bari barimo gukina basket, barakina mu mugoroba
bavuze ngo bagiye muri dortoir bagiye kujya gukaraba ngo bajye muri etide, hageze ahantu gatoya umwana aba yikubise hasi. Yikubise hasi ngira ngo ababonye mu isanduku afite ishyundu, ahangaha hari inkovu, niba hari aho yakubise wenda ubwonko bukagenda, niba umutima wahagaze, icyo gusa twabonye nuko n'urwo nyine rwari rwaje kumutwara. Baraterura barajyana kuri centre de santé ngo barebe ko ba reanima biranga, tuvugana na padiri ngo turebe ko ba mujyana Kabgayi. Urumva twari ahantu muri fete y'umukobwa wacu wari wakoze defense, mpagaze ari ngewe MC, numva telefone ihamagaye, birancanga nyine, nuko mpereza abandi ndasohoka nicara mu modoka. Maze kwicara mu modoka ndahamagara uko twavuganaga na padiri, ariko naje kubyibuka ejo kuko guhera mu gitondo numvaga mu mubiri wanjye harimo changement. Noneho nibwo naje kubyemera ko kuko byari bibi. Abimbwiye nge twagiye, ngewe namaze kubyakira. Uyu nguyu yari atarabyakira, agenda nkomeza, yananyatse telefone ko yari yicaye inyuma. Nahamagaye murumuna wanjye Michel akora muri banke, telefone ntiyayifata, ndongera bwa kabiri, hari n'undi muvandimwe nahamagaye arambwira ngo agiye kure. So ndambwira ati rero tumanuke Nyabugogo, Giti Kinyoni, hari ambuteyage mu mvura, kuwa gatanu murabizi uriya muhanda wa Muhanga. Ndavuga ati Imana idufashe uko ndi butware kose, nubwo umutima utari hamwe, ariko ndakora ibishoboka byose. Turagenda, twavuganye na oncle wiwe uba Muhanga, turamusobanurira uko ikibazo kimeze, avugana nabo ku ishuri. Ariko tugeze mu nzira, kubera ko nyene namaze kubyakira, banga kuduhamagara, natwe twanga guhamagara. Noneho mbonye banze kuduhamagara kugera Muhanga. Ndavuga ati iyo haza twakira timwihangane. Uyu ni wabaje tese byarangiye, ati byarangiye. Nuko turatuza. Ama emotion arazamuka, ararira, aramuhindagura, turamureba, tumukoraho, turamufotora, tugira gute. Nuko turatuza. Njye nabaye ikinya, sinigeze nirira, kuko nahise mpamagara, narasohotse mfata telefone mpamagara papa, kuko bari muri Amerika na mama. Ndamubwira ati dusanze byarangiye. Arambwira ati ukomere ubu umugabo, ibindi Imana irahari. Ndakomera kugeza uyu munsi wa none, kuko wamureba gutya nawe ntawo kwimagina ngo uvuga ati se yakwicwa n'iki, byagenda gute. Ariko kubera ko twamenye Imana, ndabyemera kandi ndakomera. Nawe ndamukomeza, namubwira ati twakoreye Imana, twaramureze uko dushoboye mu gihe Imana yamuduhaye. Iki nicyo gihe rero yashatse ko agenda, rero reka tumurekure, Imana imwakire. Yesu ashimwe cyane. Nongeye gushimangira iri jambo batwigisha ngo mu bibaho byose duhore dushima. Naribaje, mu bibaho byose ibi nibi nabyo, nibi nabyo. Ndavuga ati Mana ushimwe. Twageze mu rugo turasenga, turavuga ati wakoze kuko nabyo ubikoze. Nibuka iriya ndirimbo baririmbye ya 68, hari ahantu hajya havuga ngo mu mubabaro n'umunezero ngo byose bituzaniramo amahoro. Ndavuga ati rero hari n'abantu bandika indirimbo nabo ngira ngo batabanje gutekereza uko ayo magambo avuga, ariko nza kubisobanukirwa neza ko mu buzima turanezerwa tukababara, ariko Imana ikatuzaniramo amahoro. Mu buzima twaranezerewe, twari tubyaye abana 5, Imana yaraduhaye umugisha, iwacu nta kibazo, sinzi kuvuga ngo inzara ngo cyangwa iby'umunezero wo mu isi, ntabwo nigeze nicuza ngo mvuge ngo bimeze biti, kuko twahoraga tunezerewe twumva twishimye. Ibibazo byo mu isi ntibijya bibura, ariko ibi nabyo byagombaga kuza ngo mu munezero no mu mubabaro byose abiduheremo amahoro. Rero turashima Imana ko iduha amahoro biciye muri ibi ngibi.
muri uyu mwanya rero reka mu by'ukuri mbashimire cyane kuko mwatubaye hafi. Umubyeyi ari muri Amerika, bombi kaka mama wiwe nawe ari muri Kenya, nibo bantu twabanaga aho hafi, amazeyo ngira ngo umwaka. Ndavuga ati noneho ubwo ni twembi, reka nibuka ko dufite n'abandi, dufite inshuti, mpamagara Oncle Barnabe, ndamubwira ati rero twagize ikibazo mudufashe, amobiliza umuryango wose, ibintu bigenda neza, n'abandi inshuti zacu, Michel yaraje na shangazi, bagiye badukurikiye, mushiki wanjye Kanzere n'umugabo, n'abandi benshi batubaye hafi. Imana iradukomeza, na Jeff na ba Fesi. Iryo joro mu by'ukuri imuhanga byari na ba Jimmy na Grevi babyara banjye, urumva baraje nyuma, bamwe twagendaga duhurira mu nzira turi kugaruka, ibo bakirimo kuza imuhanga. Twagize ikibazo cye, turavuga se umurambo twongere tuwusige Kabgayi. Imana iradufasha, abo twari kumwe barahamagara, morgue ya Kacyiru iruzuye, morgue ya Muhima iruzuye, abantu barashize, morgue ya Kanombe iruzuye, CHK byo n'ibindi murabizi. Tugira umugisha, hari hasigaye umwanya umwe, hari ya Nyarugenge twamukuye, birakunda. Butoto ukora ku bitaro bya Kabgayi barakominikana n'ibitaro, baravuga ati rero nimumuzane. Tugira umugisha, tubona n'imodoka yabugenewe, tumushyiramo, turamuzana, dusanga nyine ba oncle n'abandi, umuryango wose, itorero, baradutegereje, gahunda zose zigenda neza, baramubika nk'uko bisanzwe. Tuza kumanuka mu rugo, twatandukanye mu masaha 9 z'ijoro, abenshi basubirayo. Shimira cyane ririya shuri ryaturutse i Muhanga, abapadiri baraduherekeje tugera mu rugo, basubirayo saa 10 za mu gitondo. N'uyu munsi nejo bundi baragarutse mu rugo, n'uyu munsi baje, ndabivugaho mu kanya. Ibyo rero twabonye Imana muri iryo joro, twabonye Imana idukomeza, iduha imbaraga, kandi n'uyu munsi turakomeye. Reka nshimire rero mwebwe mwese jeho batwigisha gusenga no kwizera Imana mu buryo buhambaye. Ndi kumwe na papa wacu, papa wa Neri, n'abase wabo, n'aba oncle bandi, n'abashangazi, ababyeyi be bose, n'abavandimwe be bose. Uruhare rwanyu rwose turaruzirikana, Imana ibaha umugisha. Abaturanyi banjye bo mu Gatare, Abanyamirambo, mwese Imana ibaha umugisha mwinshi. Nagize umugisha ukubana n'abakozi dukorana mu nzego zitandukanye, abo kubereka ku mudugudu wacu dutuyemo, ndabizi ko badutabaye, mu kagari mba muri njyanama y'akagari, barantabaye mu buryo bwose bushoboka. Ku murenge mba muri za njyanama z'umurenge, kugera hejuru ku karere ka Nyarugenge, ndimo ndabona hariya n'umuyobozi w'akarere wacu Dea, ndi inzego zose, ba Jafu baraza kuvuga ijambo hano. Mwese nababonye, ndishima, mwambaye hafi mu mirimo dukorana umunsi ku wundi, ndabizi ko dukundana mu buryo bwose bushoboka. Reka nihute, nkuko mwabibonye, Amusoronga yatangira kwiga, yatangiriye mu ishuri rya maternelle, nursery school, yayigiye ku ishuri ry'Abadventiste hari i Nyamirambo. Baramukundaga mu buryo bwo ku rwego rwo hejuru, ndabizi ko nabo turi hamwe hano, Imana ibaha umugisha. Arangije maternelle, kubera ko bari bataratangira primaire, nibwo yagiye hariya kuri École Sainte Angeline Le Pigeon, ahakorera primaire yose arayisoza. Mwababonye sinongera kubavugaho, bagize neza, umuyumbe wabo kumutabara, kandi ndabizi kuko batazamwibagirwa. Ejo bundi rero ku itariki 9 z'uku kwezi kwa 9, ababyeyi twese tugitangira kujyana abana muri secondaire, twari dufite ibyishimo.
ndamujyana, amafoto turayakwirakwiza, wumvaga kabisa uri fieri kubona umwana wawe agiye muri segonderi. Tugezeyo baramwakira neza, barishima. Ageraho ni umuntu umenyekana vuba n'abapadiri n'abana. Uwo twavuganaga wese nkambwira ati Armstrong yaraherekeje umwana ngo kumuvuza. Donc yari umusocial, umuntu ahageze ntabwo yakundaga ngo we ngo komeze yicare mu ishuri, abaza ibibazo, ayobora, ahanagura ikibaho. Donc ku buryo muri basket sindabimenya neza, ngira ngo wenda mu minsi mike yari kuba ari kapiteni wabo. Ibyo byose rero yari karakter yiwe. College Saint Jean Nyarusange hari i Muhanga, mwagize neza n'ukuri. Mukanya baraza guha padiri umwanya nabo bamuherekeje kugira ngo babashe kubana nawe. Nabonye inshuti zanjye zose, abo twiganye. Nageze mu Rwanda tuza nari mfite imyaka 12, ubu tumaze imyaka 28, ubu nuje imyaka 40. Urumva ko umwana wanjye apfuye neza mu gihe nanjye nari ntangiye. Umva primaire twebwe twayize dukuzeho, ntabwo ari nkabo. Iwe yayirangije, ariko ndwingewe nari nkiri muri primaire kubera amateka yaho twabaga. Ariko abana hari abo twiganye muri primaire ubu n'abagabo barantabaye, tugira groupe y'abantu twiganye muri primaire kuri WhatsApp. Baravuga ati reka dutabare mwene data. Dufite groupe y'abo twiganye gitwe muri secondaire, muri tronkom. Barantabaye, Imana ibaha umugisha mwinshi. Cycle supérieur nayo igiye Rwamagana, ibyo byose nabivuga. Yanga baramuzi, ni inshuti yanjye ku buryo ngira ngo namuherekeje no gusaba ahantu bita Impororo mu Mutara i Bugande kure. Nabo twiganye bose Rwamagana, buri mugoroba bavaga ku kazi bakabanza bakanyura mu rugo bakabona gutaha. Ibyo bakoze byose Imana ibaha umugisha mwinshi. Hari inshuti zanjye twiganye muri kaminuza muri KIST, ndabizi bamwe bari hano, nabibonaga bandika kandi twarabanye, baransuye, bafite na gahunda yo kugaruka. Imana ibaha umugisha mwinshi. Nsoje byama KIST, nagiye muri formation za theologie, nize muri Yaram, nize muri ESC hariya i Masaka. Abo bose barantabaye kandi turi kumwe n'aha ngaha. Imana ibaha umugisha mwinshi. Abakozi dukorana muri ASD, abo twakoranye biciye mu miryango itandukanye nka Tia Fund, nabonye Olivier, Pastor Emmanuel Murangira yaranyandikiye nimugoroba ko atabashe kuboneka kubera impamvu nawe z'uburwayi, ariko abo bose bambaye hafi, n'abandi twakoranye mu projet atandukanye. Imana ibaha umugisha. Make Way Team, abo dukorana uyu munsi wa none, Imana ibaha umugisha mwinshi. Alliance ni naho madamu wanjye akora, mwababonye simbatindaho, n'abastaff bakorana. Imana ibaha umugisha mwinshi. Imana yampaye inshuti nyinshi. Mu bintu papa ajya twigisha ngo mujye mugira inshuti. Hari igihe dutaha cyangwa tugiye nk'ahantu, imodoka ye wenda tukagenda muri imwe nkamutwara, none twagera agira ukuntu ateye. Iyo umuntu yamukoreye akantu keza ajya amuvuga ukagira ngo none nta wundi muntu uba ku isi. None yagera agatangira kumbwira ngo ariko ubundi wewe inshuti zawe nizihe. Ahereye kuri wa wundi wamukoreye akantu keza. Murabizi ko na buri wese iyo umuntu yamuhaye gift amuvuga neza. Undi nawe yamuha wa wundi akamushyira ku ruhande akavuga wa wundi. Ubwo rero arazifite pe. Ariko noneho muri uruvu rwa Armstrong ashobora kuba namutambukije, namurenzeho, cyangwa turimo kunganya aho ngaho, kuko nabonye ko ngira inshuti nyinshi. Dufite amagroupe, bamwe bitwa J8, abandi J12, abandi Forgiven, hari abitwa ba besto b'inshuti za Neri, hari inshuti nyazo, hari noneho nabo dusangira coffee, arabizi ko nkunda kunywa ka coffee. Abo ngabo barumiwe. Ndabonye timu y'ahantu tujya tunywera kuri Simba nimugoroba, abakozi bose ba Simba bari baje. Urumva rero ni ukubana neza n'abantu bose. Inshuti zanjye zose zaturutse, hari abo nabonye baturutse mu Mutara, mu ntara zitandukanye, uturere hafi ya twose.
diaspora bo sinavuga. Imana yampaye imbaraga kugira ngo umuntu wese nuzajya anyandikira mbashe kumusubiza. Abo wenda ntashubije kuba bari bake, n'uwampamagaraga naramwitabaga kugira ngo yumve ko turi kumwe. Inshuti zanjye, abantu dukundana, twabanye neza, mwantabaye, Imana ibaho umugisha mwinshi. Yesu ashimwe cyane. Nsoreze kuri komite ya coordination. Biba, reka mbabwize ukuri, uwo bitarabaho nyine ntabwo yabimenye, ariko turashima Imana ko iki ni igihe cyacu. Iki ni igihe cyacu Imana yashatse kugira ngo tumenyekane. Twamenyekanye kandi ku isi yose kubera Armstrong. Biba naribajije nkuko nyine nabivuze, nahamagaye Oncle Barnabe ndamubwira kuko mbizi ko nyine umuryango ugomba guhaguruka mu kibazo n'abandi. Ariko mu gitondo kuwa gatandatu Pastor Emmanuel Kibinda yaraje aradusengera, ndabizi ko ari inshuti yacu cyane. Nuko baratangiye, barahuye, Oncle Gadi, Oncle Bishop Zaburoni, n'ababyara banje ba Michel, n'aba Jimmy n'abandi barihuza, ba Murangwa, bakora komite. Ibintu byose babikora neza. Sinavuga ngo sinzi uko byagenze, nanjye nabonaga gusa. Hari Espoir n'inshuti yanjye niwe waruntwaye, naravuga ngo ndajya mu mujyi gushaka ikote, ati no, ntiwitware ndaza kugufata. Hebese noneho n'imodoka nayo kutwara birananira, ariko aba best inshuti ze bamuba hafi. Ababyeyi, bashiki banjye, bashangazi, ba mama wacu, ba kaka, buri muntu wese yakoze uruhare rwe. Abapastori muri Alliance n'ahandi nabo dukorana, Imana ibagirire neza. Rero sinayavuga ngo nyarangize yose, ariko mu ncamake nibyo ngibyo. Mukomere. Umuntu wari uteye ikibazo ejo bundi bava muri Amerika ni mama, kuko yari yisanze twebwe twamaze kumenyera twakomeye, arongera kandi asa n'udusubije inyuma ho gatoya, ariko ubu ngubu birimo kugenda biza. Rero mwagize neza, tugiye kujya kumushyingura nkuko mwabivuze ngo tumwibuke ngo umunota ngumwe, ngo iyo ni imihango, ariko twebwe tuzahora tumwibuka igihe cyose. Shimira abakozi b'Imana babanye natwe guhera kuwa gatanu, Pastor Mutabazi, Pastor Muhire nubwo atahabaye, Pastor Kanyeshyamba watubwirije ku munsi w'ejo, Bishop Zaburoni, mwagize neza mu magambo y'Imana, mwatuganirije, n'abandi abanyamasengesho, inshuti n'abavandimwe. Nukuri Imana ibagirire neza. Dukundane, tubane neza, kuko buri wese iyo isaha yiwe igeze gahunda ze zirarangira, kandi abandi nabo bagakomeza ubuzima. Imana ibaho umugisha. Murakoze. Dukomeze tubibutse ko iyi yo ari KN Radio, ishakira urukumbi ry'amakuru yizewe mu Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Iyi rero ni inkuru ibabaje, ni inkuru iteye agahinda yumvikanye mu gihugu cy'u Rwanda, aho umwana yaravuye gukina ubundi arimo aragenda cyangwa agiye koga yikubita hasi ahita abura ubuzima. Ibikomeje kubabaza abantu benshi bagiye batandukanye. Ni naha natwe rero dusoreje amakuru yacu umunsi. Niba ari ubwa mbere dusuye, ndakwinginze jya munsi y'iyo nkuru urabona ijambo subscribe cyangwa sabone, utukandaho n'akazigira kaza nako ntugasige nako tugakandaho. Icyo gihe uzabushimangiye yuko ugiye kujya ubu wa mbere mu kubona amakuru meza ya KN Radio tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Mukomeze mugire ibihe byiza, kandi Imana yo mu ijuru igikomeza ibane namwe umunsi ku wundi.